Amahoro kuri twese bene data, mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana, imigisha Imana yo mu ijuru itanga ibonekane kuri twebwe twese. Izina ry'Imana rishimwe kandi rishyirwe hejuru. Ndanezerewe kubw'uyu munsi mwiza, umunsi w'umugisha Imana yatwemereye. Turiho turahumeka, uko biri kose ibibazo ufite ariko uri muzima, ibyo bigutere kwizera ko Imana ishoboye kukugirira neza. Ejo n'ejo bundi ubuzima bukagenda neza. Izina ry'Imana rishimwe kandi rishyirwe hejuru. N'ubundi tugiye gusenga Imana kugira ngo twumve ijambo ry'Imana yatwemereye kuri uyu munsi wa none. Mwene data, reka ntaba ari wowe, ntaba ari njye, ahubwo izina ry'Imana ari ryo rishyirwa hejuru. Mana, turagushimiye kandi turaguhimbaje, tugushimiye ko waturinze, wabaye mu ruhande rwacu. Izina ryawe rishimwe kandi rishyirwe hejuru. Tugiye kumva ijambo ryawe, uridusobanurire, udushoboze gukora ibyo ijambo ryawe ritegeka, kandi iri jambo ryomore imitima yari ikomeretse, rihumurize imitima yari ibabaye, kandi rizanzamura imitima yari isa nk'iyapfuye mu buryo bw'umwuka. Twongere guhaguruka tuvuga ineza yawe n'urukundo tugirira. Urakoze kugira neza, udushoboze kandi uduhe kumva ijambo ryawe icyo ridusaba. Tubisabye twizeye, ni mu izina rya Yesu, amen, amen. Izina ry'Imana rishimwe cyane rero bene data, ndanezerewe cyane kubw'uyu munsi mwiza. Ahawe ntihaba hakibukwa, ariko Imana yarakurinze, nanjye hanjye ntihaba hakibukwa, ariko yarandinze. Urwo ni urukundo, impuhwe ihora itugirira kandi ikabidukorera nta kiguzi twayihaye, mbese tutaguze nayo, ntacyo iduca, ahubwo ni urukundo idukunda nk'umubyeyi ukunda abana be. Izina ry'Imana rishimwe cyane. Amazina yanjye ni Denise. Wowe utamenyera ibiganiro bera kuri YouTube channel, uze kumenya izina ryanjye, wongeye twafatanyije kumva ijambo ry'Imana, nawe urusheho kugira ngo dufatanye twamamaze ubu bwami bwo mu ijuru, kugira ngo tuzahabwe umugisha twese kandi tuzahabwe ingororano z'abanesheje. Izina ry'Imana rishimwe. Tugiye kumva ijambo ry'Imana, cyangwa se kumva icyo Imana idushakaho kuri uyu munsi wa none, ariko kivuga ku igihe. Igihe ni iki? Igihe byaba isaha, igihe byaba umunsi, igihe byaba itariki, igihe byaba ukwezi, ariko kikaba cyitwa igihe. Izina ry'Imana rishimwe kandi rishyirwe hejuru. Mwene data uri kumvira ijambo, tugiye kumva icyo igihe kivuga. Igihe ni ikintu udashobora gufata mu ntoki ngo ukerekane ngo ngiki, ariko ikikwemeza igihe cyangwa ikikwibutsa igihe ni amateka, cyangwa ni ibyatambutse muri icyo gihe, cyangwa ni ibiri kubera muri iki gihe urimo cy'uyu munsi wa none. Izina ry'Imana rishimwe kandi rishyirwe hejuru. Tugiye gusoma ku ijambo ry'Imana rero risobanura ku gihe, ariko igihe cyiza. Hari ibihe bibi wanyuzemo, hari ibihe bitakugendekeye neza, hari ibihe wibuka ukababara, hari ibihe wanyuzemo ukicuza ukavuga ngo iyo mbimenya, hari ibihe wanyuzemo udashaka kwibuka kubera ko atari byiza. Ariko mwene data uri kumvira ijambo, mugenzi uri kumvira ijambo, hari n'ibihe wibuka ukumva wabisubiza inyuma ukavuga ngo icyansubiza muri bya bihe nuko biba ari byiza. Nta muntu ukunda gusubira mu bihe bibi, ariko wowe cyangwa njyewe icyatuma twibuka ibihe byiza, ibihe nuko hari ibihe byiza twaba twarahuriyemo nabyo muri icyo gihe cyatambutse, cyangwa se cyuri muri uyu munsi wa none. Izina ry'Imana rishimwe kandi rishyirwe hejuru. Tugiye gusoma mu gitabo cya Esiteri ibice byaho 2. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 15, turaza gutaruka twongere dusome kuri 17. Izina ry'Imana rishimwe kandi rishyirwe hejuru. Esiteri ibice byaho 2, 15, turasoma na 17, 16 ntabwo turi buyisome. Izina ry'Imana rishimwe kandi rishyirwe hejuru. Haravuga ngo, nuko igihe cya Esiteri cyo kumurikirwa umwami gisohoye, ari we mukobwa w'aba Abihayili se wabo wa Morodekayi, wari waramureze nk'umwana we, ntacyo yasabaga keretse ibyo Hegayi inkone y'umwami umurinzi w'abagore yategekaga, kandi ashimwa n'abamurebaga bose. 17. Umwami abonye Esiteri aramushima, amurutisha abagore bose, aramukundwakaza, amurutisha abakobwa bose, bituma amwambika ikamba, amugira umwamikazi mu cyimbo cya Vashiti. Izina ry'Imana rishimwe kandi rishyirwe hejuru. Mwene data, 15 turasomye ngo igihe cya Esiteri kigeze. Izina ry'Imana rishimwe kandi rishyirwe hejuru. Wewe uri kumvira ijambo, twumvisha ku ijambo igihe. Igihe hari ibihe byatambutse, hari ibihuri mu munsi wa none, hari n'ibihe bizaza. Izina ry'Imana rishimwe kandi rishyirwe hejuru. Bibiliya isobanura neza ukuntu Esiteri yari umukobwa w'imfubyi, atagira shinge na rugero, ababaye cyane. Yari umuntu wari wararerewe mu rugo rw'abandi kwa Morodekayi, niko ijambo ry'Imana rivuga. Yarabayeho mu buzima budashimishije, ariko ijambo ryavuze ngo yubahaga Imana, kandi rikongera kuvuga ngo yari afite uburanga. Izina ry'Imana rishimwe, cyangwa se yari afite ubwiza bw'inyuma. Ariko
ariko rikongera kuvuga ngo yarubahaga cyane. Imana ishimwe kandi ishyirwe hejuru. Esiteri rero yagize ibihe byo kubabara, yagize ibihe byo kuba imfubyi, yagize ibihe byo kuba mu buzima butamworoheye. Birashoboka ko yagize ibihe byo kutiga, birashoboka ko yagize ibihe byo guhorarira, birashoboka ko yagiraga ibihe byo kuvunishwa kubera yuko yari ari mu gihe cyo kubabara. Izina ry'Imana rishimwe kandi rishyirwe hejuru. Ariko hari ikindi gihe cyaje kugera ku buzima bwa Esiteri, hari ikindi gihe yaje kugeramo. Izina ry'Imana rishimwe. Esiteri nyuma y'uko kubabara, nyuma y'uko guhura n'intambara, nyuma yo kugeragezwa, nyuma yo kuba imfubyi, nyuma yo kutagira kirengera, birashoboka ko Moridekayi yamufataga neza, ariko birashoboka kuko biri kose ataramerewe neza nk'umwana ufite se na nyina. Izina ry'Imana rishimwe kandi rishyirwe hejuru. Esiteri rero yaje kugerwaho n'igihe cyiza. Imana ishimwe. Yaje kugerwaho n'igihe cyo guhindurirwa amateka n'ubuzima, yaje kugerwaho n'igihe cyo kwishima. Izina ry'Imana rishyirwe hejuru. Esiteri igihe kiragera, haza kuba igihe cy'uko agomba gutoranywa mu bakobwa beza. Izina ry'Imana rishimwe. Aleluya. Mwene data uri kumvira ijambo, hari ibihe bibi wanyuzemo, ibyo nabyo ni ibihe. Kandi hari ibihe bibi urimo uyu munsi wa none, icyo nacyo ni igihe. Ariko ngo hari igihe cyo kwemerwamo, hari igihe cyo gukundwa, hari igihe cyo kwishima, hari igihe cyo kunezererwa, hari igihe cyo gukurwa mu bwigunge, hari igihe cyo gukurwa mu bupfubyi, hari igihe cyo kwemererwa n'ibyo ukoze bigakunda. Mwene data uri kumvira ijambo, hari igihe. Izina ry'Imana rishimwe kandi rishyirwe hejuru. Haleluya. Esiteri ngo aza gutoranywa, aza mu bandi bakobwa. Bibiliya yavuze neza mu gice cyawo cya mbere, abakobwa ngo bagiraga igihe kinini cyo kwisiga kugira ngo base neza, bakisiga iby'iki gihe twita makeup kugira ngo bagaragare neza. Ariko abo ngabo ntibigeze bemerwa kubera ko icyo ntabwo cyari igihe cyabo. Izina ry'Imana rishimwe. Igihe cyari kigeze cyari icya Esiteri. Nubwo yari insuzugurwa, nubwo yari imfubyi, nubwo atari mwiza ku isura, nubwo atari mwiza wenda mu ndeshyo, nubwo atari afite imiryango yajya kumuvugira, nubwo atari afite imiryango yo kumushyingira, ariko hari igihe cye cyari kigeze. Izina ry'Imana rishimwe. Mwene data uri kumvira ijambo, nagira ngo usobanurire ngo igihe cyawe niba kigeze, igihe cyawe nikigera bizakunda. Uzashaka akazi bikunda kubera kuri mu gihe cyawe, uzajya kwiga utsinde kubera kuri mu gihe cyawe, uzubaka urugo bikunde kubera kuri mu gihe cyawe, uzabyara bikunde kubera kuri mu gihe cyawe. Wewe uri kumvira ijambo, hari ibihe byatambutse wanyuzemo bitakubereye byiza, hari n'ibyo urimo uyu munsi wa none, hari n'ibyo wavuyemo mu minsi y'ejo, hari ibihe bitakubereye byiza. Ariko mwene data, hari ijambo rivuze ngo igihe cya Esiteri gisohoye. Wewe uyu munsi ntabwo witwa Esiteri, wewe uyu munsi ntabwo witwa iri zina. Birashoboka ko uyu munsi ufite ababyeyi, birashoboka ko uyu munsi ufite imiryango, birashoboka ko uyu munsi utari imfubyi, ariko mwene data uri kumvira ijambo, nawe ukeneye igihe cyo kwemererwamo, ukeneye igihe cyo gutoranywamo. Birashoboka ko udakeneye umugabo, birashoboka ko Imana yakubakiye. Esiteri ni rwo rugero Bibiliya yaduhaye, ariko mukuru duha si uko abantu bose bakeneye abagabo, ariko hari igihe cyo kwemererwamo. Nawe ukeneye igihe cyo gutunga inkoni nka Esiteri, ukeneye igihe cyo gutunga inkoni mu kazi, ukeneye igihe cyo gutunga inkoni mu muryango ukagira ijambo, ukeneye igihe cyo gutunga inkoni mu rugo rwawe ugakundwa n'uwo mwubakanye, ukeneye igihe cyo gutunga inkoni kugira ngo muri famiye ugire ijambo, ukeneye igihe cyo gutunga inkoni kugira ngo ukurweho ubwo bukene. Mwene data uri kumvira ijambo, hari igihe nawe ukeneye ku buzima bwawe, hari igihe nawe ukeneye cyo kwemererwamo, hari igihe ukeneye cyo kugira ngo ucuruze wunguke, hari igihe ukeneye cyo kugira ngo ubashe kwiga, hari igihe ukeneye cyo kugira ngo ubone ibyangombwa. Wewe uri kumvira ijambo, nawe ukeneye igihe. Mu gihe uri gusenga, mu gihe uri gutitiriza imbere y'Imana, mu gihe uri kwinginga Imana, uyibwire ngo nkeneye igihe cyanjye. Mu gihe cyawe ntibigorana mu gihe cyawe uragenda bigakunda. Mu gihe cyawe ukenera imodoka ukayibona kubera kuri mu gihe cyawe. Mu gihe cyawe urambagizwa bigakunda. Iyo uri mu gihe cyawe nagira ngo ubwire ngo ntabagusenya ngo bikunde. Iyo uri mu gihe cyawe ntabajye kuguteranya ku mufiance ngo bikunde. Iyo uri mu gihe cyawe ntabajye kuguteranya kuri boss mu kazi ngo bikunde. Iyo uri mu gihe cyawe ntawe ushobora kuguteranya n'umuryango ngo bikunde. Iyo uri mu gihe byose birakunda kubera ko Imana ibamaze kugucira inzira, ubamaze kugera mu mwanya wawe wo kwemererwamo. Izina ry'Imana rishimwe kandi rishyirwe hejuru. Ariko Esiteri nubwo yaramaze igihe atemerwa, nubwo yari insuzugurwa, umunsi umwe Imana imutekerezaho, igihe cye kiragera. Ijambo ravuga ngo igihe cye kigeze agitambuka, kandi ijambo ravuga ngo bari mu marushanwa. Bari abakobwa benshi,
bari abakobwa bo mu bayobozi, bari abakobwa bo mu bategetsi, bari abakobwa bafite igikundiro, birashoboka ko bamusumbyaga ubwiza, biragaragara ko bamusumbyaga amashuri, kubera ko ntiyari yarigeze abona uburenganzira nk'ubw'abandi bana kubera ubupfubyi mwene data. Ariko igihe cy'Imana kimugezeho, umwami ngo yahise ahagarika iki? Yahise ahagarika amarushanwa, aravuga ngo ntawe nigeze mbona umeze nkawe, arangira aravuga ngo kandi nta n'uzaza umeze nkawe, kubera ko igihe cy'Imana cyari kimugezeho. Imana ishimwe. Birashoboka ko yari kuvuga ati ugiye ku ruhande, ahari aho mbanze ndebe n'abandi nze kuza guhitamo nyuma ngereranyije wowe nabo. Ariko kubera ko igihe cyari kigeze, amutunga inkoni, ahita avuga ngo amarushanwa nahagarare. Mwene data, igihe cyawe nikigera uzajya gushaka akazi, bavuga bati ni wowe twari dukeneye, nta wundi dutegereje, kubera ko igihe cyawe kizaba kigeze. Izina ry'Imana rishimwe kandi rishyirwe hejuru. Mwene data, igihe cyawe nikigera uzagira abana bakumvire, kubera ko ni igihe cyawe cyo kumvirwa, ni igihe cyawe cyo kubahwa. Impamvu uri kubona uri gusuzugurwa, impamvu uri kubona uri mu ntambara, impamvu uri kubona uri mu bukene, igihe cyawe nturakinjiramo. Ariko mwene data uri hano hantu, wewe uri kumvira ijambo, igihe cyose uzaryumve ubwira Imana ngo nkeneye igihe cyanjye, igihe cyo kwemererwamo, igihe cyo gukurwa ku gisuzuguriro, igihe cyo guhanagurwa amarira, igihe cyo guseka, igihe cyari kigeze. Uwari imfubyi, uwari insuzugurwa, uwo munsi yabaye umwamikazi. Mwene data uri kumvira ijambo, igihe cyawe nicyagera nawe uzishima, nawe uzanezererwa. Aho wasuzugurwaga, Imana izahagushyirira hejuru. Kubera iki? Uzaba ugeze mu gihe cyo kwemererwamo. Izina ry'Imana rishyirwe hejuru. Mwene data uri kumvira ijambo, ukeneye igihe cy'Imana ku buzima bwawe. Hari igihe wanyuzemo kitakubereye cyiza, hari igihe wanyuzemo wibuka ukababara kubera ibihe bibi wanyuriyemo. Hari amateka ufite atakubereye meza, ayo yabaye mu gihe. Hari amateka uri mu munsi wa none atari meza kubera ibihe urimo. Ariko mwene data uri kumvira ijambo, hari icyo Bibiliya y'Imana ivuze, hari icyo ijambo rivuze, hari icyo ijambo rivuze ngo igihe cyo kwemererwamo. Uyu munsi wa none mwene data, icyo uri gukora, aho uhagaze hose, ibyo uri kugendamo, uyu munsi Imana yo mu ijuru iguhe kwemerwa. Izina ry'Imana rishimwe. Mu gihe cyawe uratambuka ugakundwa, kubera ko ni igihe cyawe cyo kwemererwamo. Mu gihe cyawe uvuga ijambo mu muryango bari barakwanze bakaryumva, kubera ko ni igihe cyo kwemererwamo. Mu gihe cyawe ushaka ishuri ukaribona, kubera iki? Ni igihe cyo kwemererwamo. Mu gihe cyawe ushaka akazi bigakunda, kubera iki? Uri mu gihe cyo kwemererwamo. Mwene data uri kumvira ijambo, impamvu uri kubona ibintu byawe bitari gukunda, uri mu gihe cyo kutemerwa, uri mu gihe cyo kutemerwa, uri mu gihe kitari cyagera cyo kwemererwamo. Ariko ndakwingingira kugira ngo ijambo ry'uyu mwaka ry'intangiro, ijambo ryo kuzamukiramo, ijambo ryo guhagarariramo, ubwira Imana ngo umpe igihe cyo kwemererwamo. Mwene data uri kumvira ijambo, ukeneye igihe cyo kwemererwamo. Izina ry'Imana rishimwe. Igihe cyo kwemererwamo, ugira umugore mwikundaniye, ugira umugabo mwikundaniye. Kubera iki? Uri mu gihe cyo kwemererwamo. Ariko mu gihe kitari cyo kwemererwamo, ibyo wakorera uwo mubanye we cyose ntabwo agikunda, arakwanga, arakureba akakugaya, aragusuzugura, kandi ntacyo utakoze. Kubera iki? Uri mu gihe cyo kutemerwa. Mwene data uri kumvira ijambo, isengesho ryawe ryose, aho wicaye, aho uryamye, aho uri kugenda, ubwira Imana ngo Mana umpe igihe cyo kwemererwamo, unzanire igihe cyanjye. Kubera ko hari igihe wagize isi yose iragutaranga, hari igihe wagize isi yose ikuvugiriza induru, hari igihe wagize umuryango urakwiyama, hari igihe wagize abana baragusuzugura ubabyara, hari igihe wagize umugore wishakiye kubona ko nta mumaro. Kubera iki? Wari uri mu gihe cyo kutemerwa. Izina ry'Imana rishimwe. Ariko kuri uyu munsi wa none nkuzaniye ijambo rivuga ngo Imana ije kuguha igihe cyo kwemererwamo. Izina ry'Imana rishimwe. Esther yari amaze igihe kinini ari imfubyi, ari insuzugurwa, ariko umunsi umwe Imana yo mu ijuru imuha igihe cyo kwemererwamo. Uyu munsi wa none rero, si uko ukeneye umugabo, birashoboka ko uri umugabo ukeneye impinduka mu rugo, ukeneye igihe cyo kwemererwamo ku mugore wawe, ukeneye igihe cyo kwemererwamo mu kazi kawe, ukeneye igihe cyo kwemererwamo muri famiye yawe. Uyu munsi wa none, aho uri hose, ku bitari biri gukunda ku buzima bwawe, ubwira Imana ngo nkeneye igihe cyo kwemererwamo. Izina ry'Imana rishimye kandi rishyirwe hejuru. Mwene data uri kumvira ijambo, ukeneye igihe cyo kwemererwamo. Imana ishimwe. Ukeneye igihe, wongera umvugire ngo ukeneye igihe cyo kwemererwamo. Aho uraba uri hose, aho uraba upfukamye hose, aho urumvirira ijambo, ubwira Imana ngo nkeneye igihe cyo kwemererwamo nawe. Izina ry'Imana rishimwe. Aleluya. Ijambo riravuga ngo umwami abonye Esiteri, akimara kumubona gusa, mwene data uri kumvira ijambo, igisubizo cyawe nikikubona kizakumenya. Umugabo wawe nakubona azakumenya, umugore wawe nakubona ukijya kumurambagiza azakumenya.
mu kazi kawe nujya ugiye gusaba akazi bazakumenya. Nagira ngo utangarize ngo nugera aho ugomba kubonera umugisha bazakumenya. Kubera iki? Uri mu gihe cyo kwemererwamo, kandi iyo uri mu gihe cyo kwemererwamo ntago wisobanura, ntago utanga impamvu, ntago wivuga amagambo, ntago wivuga ngo ndi mwene kanaka. Aho ngaho mu igihe kirakora, igihe kiragusobanura, atari ukubanze gutanga CV yawe. Imana ishimwe. Mwene data uri kumvira ijambo, ukeneye igihe cyo kwemererwamo. Haleluya. Birashoboka ko ibintu byawe byari byaranze, birashoboka ko wari uri mu gihe cyo kutemerwa, birashoboka ko abantu bose bakuvugirizaga induru, birashoboka ko ibintu byose wabonaga byarakwanze, birashoboka ko icyo wagerageza gukora cyose cyangaga. Kubera iki? Uri mu gihe cyo kutemerwa. Mwene data uri kumvira ijambo, iyo uri mu gihe cyo kutemerwa n'umwana w'uruhinja yagukubita. Kubera iki? Uri mu gihe cyo gusuzugurwa. Ariko uyu munsi wa none Imana yo mu ijuru, Imana ishobora byose, aho uraburi uyibwira ngo nkeneye igihe cyo kwemererwamo. Kubera icyo usaba ibyangombwa ntubibone, ni ukubera icyo abandi babibona, ni ukubera icyo waraziye rimwe n'abandi, ni ukubera icyo ugerageza ugatsindwa, ni ukubera iki? Ni ukubera icyo uhora mu bukene abandi batunze, ni ukubera iki? Uri mu gihe cyo kutemerwa. Ariko iri jambo riravuze ngo hari igihe cyo kwemerwa ku buzima bwawe, hari igihe cyo guhindurirwa amateka, hari igihe cyo kwitwa umwamikazi. Imana ishimwe. Kwitwa umwamikazi si uko uba uri umugore gusa, si uko uba uri umukobwa, ariko Imana niyagushyira hejuru birashoboka ko uzitwa umwami, atari uko uyoboye igihugu, atari uko uyoboye ubwoko runaka, atari uko uri umwami abantu bimitse, ari uko igihe kikwimitse. Izina ry'Imana rishimwe. Mwene data uri kumvira ijambo, wikwiruka ku nshuti ngo bagukunde, wikwiruka kuri rubanda ngo bakwemere. Igihe kizagusobanura, igihe kizakukizanya n'abakomeye, igihe kizakugarurira inshuti, igihe kizakukiza mu miryango ikomeye, igihe kizaguha umukobwa mwiza, igihe kizaguha umugabo mwiza, igihe kizakukiza mu ishuri ryiza. Ahubwo bwira Imana ibwire ngo nkeneye igihe cyawe ku buzima bwanjye. Imana ishimwe. Mwene data wikwirirwa wisobanura menshi, kuko igihe kizagusobanura. Mwene data uri kumvira ijambo, wikwirirwa ujya mu mpaka n'abantu kugira ngo ubemeze ko ibyo bakuvuga atari ukuri, ahubwo tegereza kuko igihe cy'Imana kiraje ku buzima bwawe. Igihe cyo kwemererwamo, abakuvuza amabi bazaza kukuvuga meza. Kubera iki? Uzaba uri mu gihe cyo kwemerwa. Igihe kizagusobanura, abagushingije ibinyoma bazagaruka kuvuga ibyiza. Kuki? Uzaba uri mu gihe cyo kwemerwa. Mwene data uri kumvira ijambo, aho uri hose, uri wese, akazi ukora kose, hari igihe cyo kutemerwa urimo, hari igihe cyo kutemerwa wanyuzemo, hari igihe wanyuzemo kitakubereye cyiza, harahahise hawe hatari heza. Ariko uyu munsi wa none tugiye kwinginga Imana kugira ngo ireme igihe kidasanzwe, ireme igihe cyo kwemererwamo ku buzima bwacu, kugira ngo Imana ishyirwe hejuru ku buzima bwacu no mu miryango yacu. Imana ishimwe. Wowe uri kumvira ijambo, birashoboka ko umugore wishakiye atakwemeraga. Kubera iki? Uri mu gihe cyo kutemerwa. Birashoboka ko umugabo wakwikuriye iwanyu n'umukobwa uyu munsi akaba amaze kukubyaza abana atakwemeraga. Kubera iki? Uri mu gihe cyo kutemerwa. Birashoboka ko ababyeyi bakuvyaye, umubyeyi yaragutwise. Bibiliya iravuga ngo birashoboka ko umubyeyi yakwibagirwa umwana yonsa, ngo ariko Imana yo ntizatwibagirwa. Izina ry'Imana rikirwe hejuru. Birashoboka ko umubyeyi wawe atakwemera cyangwa se yakwibagirwa. Kubera iki? Uri mu gihe cyo kutemerwa. Ariko ijambo riravuze ngo igihe cyo kwemerwa cya Esiteri kigeze, umwami ngaramureba aramukunda, umwami ngaramureba amutunga inkoni, aravuga ngo amarushanwa ararangiye. Imana ishimwe. Nagira ngo utangarize ngo umunsi wo gusubizwa kwawe nugera, hanyuma y'ibyo nta wundi uzaba utegerejwe, kuko uzaba umaze guhura n'igisubizo cyawe. Uyu munsi wa none rero Imana iguha igihe cyiza cyo guhuriramo n'igisubizo cyawe. Uyu munsi wa none Imana ikuremera igihe cyo kunezerwa, Imana ikuremera igihe cyo guhindurirwa amateka, aho wasuzuguriwe wahererwa ijambo, aho witiwe udashoboka uhitirwa ko ushoboka, aho bagusuzugura bavuga ngo urashoboye, aho bavugiye ko ntacyo uzigezeho bavuga ngo ukigezeho. Uyu munsi wa none Imana ikuremera igihe cyo kunezererwamo. Imana ishimwe. Mwene data wikumvira ijambo, Esiteri wari insuzugurwa, Esiteri utaragiraga imyenda yo kwambara, Esiteri utaragira agashinge na rugero, amaze kwitwa umwamikazi byaramutunguye. Nawe byagutungura. Mugenzi uri kumvira ijambo, ntago kuba umwamikazi ariko gutabarwa gusa, ahubwo nagira ngo utangarize ngo Imana nikuvana muri ibyo bibazo byawe, Imana nikuvana muri ubwo burwayi bwawe, Imana nigukura muri ko kutemerwa kwawe muri societe, nigukura mu gutesha agaciro mu kazi, nawe uzaba uhindutse umwamikazi cyangwa umwami. Uwuriwe wese ukeneye igihe cyo kwemererwamo n'Imana, ukuri kose ukeneye igihe cyo kwemererwamo n'Imana, amafaranga yose ufite ukeneye igihe cyo kwemererwamo n'Imana. Hari ahandi hantu ushaka kugera urahakeneye. Imana ishimwe. Mwere data uri kumvira ijambo, Imana
imana ikuremera igihe cyo kwemererwamo, ikuremera igihe cyo kwemererwamo baze kukurambagiza ubukwe buwe. Kubera icyo umuntu aza kukurambagiza akamara imyaka 2, 3, 5 ataravuga ijambo rizima, nuko uri mu gihe cyo kutemerwa. Ariko niwemerwa uzabona impinduka, niwemerwa uzabona ubukwe. Kubera icyo mu gihe cy'urungabangabo kandi abandi babone byiza, nuko icyo atari igihe cyawe. Ariko igihe cyawe mwene data, tugiye gusenga kugira ngo imana ikigize hafi ku buzima bwawe, imana ikigize hafi ku buzima bwanjye, kugira ngo izina ry'Imana rishimwe kandi rishyirwe hejuru. Haleluya. Tugiye gusenga Imana uyu munsi wa none. Ubwira Imana ngo umpe igihe cyanjye cyo kunezererwamo, umpe igihe cyanjye cyo kwemerwamo. Birashobora kwavugaga ijambo mu muryango bakavuga ati stop, hagarara. Kubera iki? Ntacyo wabagize. Kubera uri mu gihe cyo kutemerwa, uri mu gihe cy'igisuzuguriro. Ariko mwene data, ijambo ry'Imana, ubuhanuzi butavangiye buravuze ngo Imana ikuzaniye igihe cyo kwemererwamo. Uyu munsi wa none wowe uri kumvira ijambo, aho wageragerejwe hose, aho watereye ijambo, Imana ihaguhera igihe cyo kwemererwamo, Imana ihaguhera igihe cyo gushimwa, Imana ihaguhera igihe cyo gushyirwa hejuru, Imana ihaguhera ijambo. Uhitirwa umwami, uhitirwa umwamikazi, uhitirwa umukire warahitiwe umukene, uhitirwa uwambaye imyenda warahitiwe uwambaye ubusa, uhitirwa umunyacyubahiro warahitiwe umunyagisuzuguriro. Kuri uyu munsi wa none mwene data uri kumvira ijambo, Imana ikuremera igihe cyo kwemererwamo, izina ry'Imana rishimwe. Mwene data uri kumvira ijambo, hari ibihe wanyuzemo bitari byiza, hari ibihe wibuka ku buzima bwawe ukarira, hari ibihe wibuka ku buzima bwawe ukababura kuvuga ati Mana, havumu irya minsi nahuye nayo nuko itakubereye myiza. Ariko mwene data, uyu munsi wa none Imana ikuremera igihe cyo kwemererwamo. Igihe cyo kwemererwamo uracuruza bigakunda, urarambagizwa bigakunda. Igihe cyo kwemererwamo uvuga ijambo mu rugo rikemerwa, ukundwa n'uwo mwashakanye, mujya inama bigakunda, yo mu muryango barakubaha. Mu gihe cy'iki? Mu gihe cyo kwemererwamo. Ushaka akazi bigakunda, uriga ugatsinda. Kubera iki? Uri mu gihe cyo kwemererwamo. Imana iduhana umugisha. Tugiye gusenga, twinginga Imana ngo Mana uduhe igihe cyo kwemererwamo. Aho urumvirira ijambo hose, ubwira Imana ngo Mana, nkeneye igihe cyo kwemererwamo nk'uko wakiremeye Esiteri. Kandi Esiteri Imana yamutabariye aho ngaho nyine Ishushani, niko Bibiliya ivuga. Niho Imana yamutabariye, niho Imana yamuhereye ijambo. Aho ngaho yari asuzuguriwe, niho Imana yamugiriye umwamikazi. Imana ishimye mwene data, aho utemerewe, aho wasuzuguriwe, aho wagiriye ibihe by'amaganya, aho bakuvugirije induru, aho bavuze ngo ntibishoboka, uyu munsi Imana ibishobore. Ibishobora ugituye muri ako gace, ibishobora ugituye muri icyo gihugu, ibishobora ukiri muri ako kazi, kugira ngo abone ko ari Imana ikura ku gisuzuguriro ikicizanya n'ibikomangoma. Izina ry'Imana rishimwe. Tugiye gusenga Imana. Wowe uri kumvira ijambo, ubwira Imana ngo Mana undembere igihe cyo kwemererwamo. Imana ishimwe. Reka dusenge. Mana yacu, Mana yo kwizerwa, Mana yo gupfukamirwa, Imana yo gushyirwa hejuru, uri Imana nkuru, ubereye amashimwe Mana. Urabikwiriye kubera kuri hejuru ya byose. Ijambo ravuga ngo nta yindi Mana ibaho, nta niriho uyu munsi wa none, nta nizabaho sibyo Uwiteka. Turagushimiye kubera kuri Imana itanga igihe, utanga igihe cyo kunezererwamo Mana. Uremera abantu bose barumvira ijambo igihe cyo kunezererwamo. Buri umwe wese wahuye n'ibihe bimubabaza, buri umwe wese agira amateka yahise ataramubereye meza. Ni nk'uko Esiteri yari afite y'ubupfubyi, yo kutagira umwitaho, yo kutagira umukunda, yo kutagira umunezereza, yo kutagira umuryango. Ariko umugirira neza, umuremera igihe cyo kwemererwamo. Bene data barumvira ijambo, ubaremera igihe cyo kwemererwamo. Buri mwese urumvira ijambo, umuremera igihe cyo kwemererwamo. Abanyeshuri ubaremera igihe cyo kwemererwamo. Abacuruzi ubaremera igihe cyo kwemererwamo. Abafite utuzi dutandukanye ubaremera igihe cyo kwemererwamo. Mana data twese, abakobwa ubaremera igihe cyo kwemererwamo. Abasore n'abagabo n'abagore bose ubaremera igihe cyo kwemererwamo. Uwiteka, buri wese urumvira ijambo aho rizagera hose ku migabane itandukanye, buri wese urumva n'amatwi y'ijambo, umuremera igihe cyo kwemererwamo. Urakoze kugira neza, urakoze kushobora byose. Utanga umugisha kuri buri wese urumvira ijambo. Tubisabye twizeye ni mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha bene data. Wowe ufata igihe cyawe, ugafata bundles zawe, no kuri ukaribira ijambo. Imana itabura kwigenza. Imana iri mu ijuru iguha umugisha, kandi kiruta byose icyo nagusabira njye ntacyo naguha, nta nicyo nakwishyura. Ariko Imana iri mu ijuru ikuremera icyo gihe cyo kwemererwamo. Yikuremera igihe cyo kwemererwamo birakunda kandi bigenda neza. Ibyari imisozi Imana ibihindura ibibaya. Ushatse kuvanga ibyari bigerageza bikuraho, ukinjira muri Kanani yawe. Imana iduhana umugisha cyane. Ndabashimiye cyane rero kuko mukomeje gukora subscribe, kandi
ndashimira abantu bose bafata uyu mwanya. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha kandi abahamagara bavuga ko iri jambo ribakomeza. Ni ukuri Imana ibaha umugisha cyane kandi irushaho kubakomeza kuko ari Imana ishobora byose. Niko dukomeje kubashishikariza kugira ngo mukore subscribe, dutange comment, dukore share, sharing, tubyoherereze abandi bagenzi bacu kugira ngo babashe kumvira ijambo ko hari Imana irema igihe cyo kunezererwamo. Hari abandi bababaye nkuko nabo babaye, ujye uryoherereza abandi kugira ngo nabo babashe kumva ko hari Imana ifite kubagirira neza kandi ibatekerezaho. Imana rero iduhana umugisha cyane, mukomeze muhabwe umugisha n'Imana. Ndakwifuriza kugira ngo iri jambo rikubere iry'imbaraga kandi iri jambo rikubere ryo guhagurukana muri uyu mwaka, muri izi ntangiriro z'umwaka turimo. Ndakwifuriza kugira ngo uhagurukane ijambo uko usenze, uko winginze Imana, kuri mu muhanda, uko utetse, uko wicaye, uko uri gukaraba, uko uri kugendagenda, uko uryamye, uko wicaye mu ntebe zawe, ubwira Imana ngo undemere igihe cyo kwemererwamo. Imana duhana umugisha, irushaho kutugirira neza kandi ikiruta byose mwene data, tuzongere guhura Imana yarakuremeye igitangaza uvuga ati yandemeye igihe cyo kwemererwamo. Imana ya Isirayeli iduhane umugisha cyane.